ese burimo wiriza kandi nanone ntabwo mba ndikorera ese ko wicaye hano umeze nk'aho agahinda kakwishe nk'aho byose atari wowe warabiteye kandi nanone uratangiye ntangiye iki wagiye ujya uvugisha ukuri sibyo niba ibintu ari wowe wabyangije tekereza ko njye nta gahinda mfite se ariko se ubwo nabyangije gute Valensi we Valensi sohoka muri iyo nzu Valensi ari ikinyabupfura cy'iki hangara uhamagara nk'urwamagara wajya mu muganda cyangwa mu nteko y'abaturage asohokeyo mubwira sohorokeyo aze hano siko niba wirishije amavubi byagenze bite ahubwo se ari he Valensi ntawe uhari yagiye he nese ubu ushatse kumbwira yuko gahunda za Valensi utazizi ubu se ninjye utishimiye kubyara nkagira abana iyi mbuga yandaga iri ahangaha hose ntabwo nakishimira kubona umwana atambamo hanyuma se niba wakwishimira kubona umwana atambamo ibyo twasezeranye byose nta kimwe wakoze none se ninjye utanga umwana ni wowe ubyara ntabwo ari njyewe wavuga ngo njye nzatwita se cyangwa nzasama cyangwa nzagutera inda usaba erega mugabo mwiza reka nkubwire ese ukivuga mugabo mwiza utekereza ko njye nta gahinda mfite nk'ako ufite se kuki se njye ntarimo kurira uri kunzana wowe utese nta n'isoni njye nanjye ndirese amarira ashoke nibwo ubona agahinda kanjye iriya nyana y'imbwa uramugirigiri mubi ari hehe inyana y'inki inyana y'imbwa none se niri muri cya gikorwa aba ari inyana y'imbwa uri kuvuga ati nyana y'imbwa ko burya aho ngaho nawe urabona igihe turimo ari cyo kuza kubwira umukobwa we ntuze kunukira iwanjye ariko wana usenya wakigoryiwe mbareka manze mubwire Sharenzo mbabarira na Valensi ntacyo panga nawe utaza kuza kunyurira nakwiye kundi bugutondagire ndakwiyamye shamani mubwira sohokeyo ndabizi ubu wabona wana Valensi ntawe uhari se ko kuri Selemani wiri ubwo ntiwamenya ko sigaye mbura n'icyo mvuga kubera wowe kabisa mbese nimba Imana itaraduhaye umugisha wo kubyara waretse tukihangana tugategereza Imana ko hari ikizakora ko nyisenga ko ari cyo cyifuzo mba mfite buri gihe ese turarinda twihangana wowe kutihanganye biriya binini byose ugenda wiyahuza mbese uri kureba igihe uhamagariye ntabwo yakwitaba ko nzi ko wagira ngo wamuhaye ndaramabona ndamuhamagara se telefone ye iriho sawa nyine Valensi ntabwo ahari yagiye mu cyaro ahubwo se ubundi mukunda na mute utazi gahunda ze ko yagiye yagiye kurwazanya ariko asize ambwiye suri Selemani cyangwa wamuhisha ndamuhisha se ngo marira iki ngiye urabona namuhishura hari mari irimo kungunda yihisha n'urumogi mpisha ariko nabanga mfite umugabo w'imbwa ukavuga ngo iki niki ibyo bintu ni nawe mbyumva none se ubwo niba ari mbwa urikira ko nzi ko ari igihe nsanga n'uburiri bwanjye mwabwanduje urumva ibyo kwihangana twakagombye kwihangana ariko se hari ibyo mba ntekereza mu mutima wanjye utabasha wowe kumva kuko ntabwo nibisha niyo mpamvu se nicyo uba utekereza nicyo utambwira ngo tukiganireho kuzi ko ikibazo tugisangiye kubera iki nicyo uba utekereza njye nanga ukuntu uhora ubimbwira ubinyibutsa ukagira ngo ni njyewe utishimiye guheka njyewe umva nkubwire sibyo njye ntekereza ko ukiri n'umukobwa gahunda z'abakobwa ndazizi sibyo aho ntiwaba warakoresheje ya miti bajya bakoresha ngo bya binini barinda gusaba njye n'izo mpungenge mba mfite cyangwa mugabo wanjye ko twashakanye dukundana ibyo bintu iyo satani itangiye kuza mu rugo rwacu ituma unatekereza ko nakoreshaga ibinini ko ari wowe twahuye bwa mbere ubwo ibyo binini naba narabifashe kugira ngo bigende gute njyewe ni ukuvuga ngo sibyo wowe ushobora kumva ko ibyo bintu ndimo gutekereza atari byo nawe uri ikigoryi rero nkugarukeho sawa ntacyo ndi ikigoryi ubwo nabereka n'imwembe ukuntu ndi uri ikigoryi ikigorama ahubwo
ubwo bugoryi urabona igihe turimo ari cyo kuzana ibyo biganiro bidafite 12 Imana maze kubona yuko inda yakubyaye yakize byinshi wowe se yakubyaye yakize iki uko kareshya n'ubugambo kavuga ntabwo bihura uri muremure di nta kuntu wabura kuvanga uko ndeshya kuko uri gasongo pe ase ubona Valence ataragowe yagowe ate tuganire nge nawe ubona Valence ataragowe yagowe ate guteretera n'umukobwa umeze nkawe ni icyago mu bindi niwe ubizi ko yagoreka nkubwire mara umutipe anyemerera amafaranga tuvugane kuri telefone anyemerera amafaranga mbaye interese kubukuruta ibindi byose bari kuvuga ubundi niwe wangeraga nubwo rimwe na rimwe uzana ubugoryi ariko tujya tuganira tugahuza Valence yanyemereye amafaranga urumva yego ariko kuva umunsi yanyemereye umunsi yambwiye azayameraho telefone ndahamagara nimero kompoze wa mukobwa niwe umvugisha Valence niwe wanjye ntago ari wowe twahuye bwa mbere kubizi ko tutanakoresheje ubukwe ariko ntago ubizi niba umukobwa wafataga ibinini n'undi utarabifataga ntago uzi ko batandukanya wowe uhora ucinza ngo ni ngiye twahuye bwa mbere ngiye ndabirambiwe n'ukuri ndabirambiwe ndabirambiwe basi ntago ari njyewe utishimiye ntago ari njyewe ushaka kubingumba ntago ari njyewe wakumva ko utaheka wakumva ko utabyara ubu se ntago najya gukingiza nk'abandi wirirwa unshinza ngo ni njyewe utabyara wowe se wabaye atari wowe atari wowe ubyara kubera iki wowe ndamutse nteye inda ahandi wateza induru wateza umudugararo ngo naguciye inyuma nageze gute aho kugira ngo ukomeze umbwire gutyo wagenda nibura byibuze se twafashe umwanzuro wenda ufatika tugatandukana bikagira inzira ariko utiriwe ukomeye witwara buri munsi uhora urira ugira gute ngewe se ndishimye erega impamvu ndira ni inkeke ubusa nese ubundiraho ibiki wowe none se urambwira ngo njyewe ntago mbyara basi hari n'igihe mbura ikintu cyo kukubwira aho kugira ngo nibura ukomeze unyica umutima gutya ibintu byose n'igihe waba wabishyizeho wumva ko ngewe ntafite akababaro ayo marira yanjye ndayarambiwe urumva njya mu rugo bakambaza umwuzukuru sibyo nacaye ku nshuti zanyu bakambaza umwana ni ibiki ese we ntabwo bajya babikubaza nta n'isoni rega ese reba hano mu maso uri kureba hasi gusa ntawe undi muntu turi kuganira ari wowe turi kuganira we mbwiza ukuri mbwira ikintu wakoze kuko ntabwo byashoboka reka dukomeze dusenga Imana buriya hari ikintu izadukorera wagenda ugashaka abandi utera inda nibura n'uwo mwana tukamurera ariko umutima wanjye utawubojeje ni kuvuze ngo nshaka abandi ntera inda byarutwa umutima wanjye utangiye kurambirwa wararambiwe none uwanjye se kuki utawutekerezaho utekereza ko ngewe umutima wanjye utarambirwa none ntabwo nkeneye umwana se ni ngewe ubyara njyenyine se bona abandi bagenzi bangerwa postinga abana babo n'abasheri babo batembereye barimo kwishimisha wowe uri aho ngaho gusa untera agahinda untera amarira ubwo mbona abandi babura amariniyeri ubwo ngewe murangura ibitenge murandodesha ubwo nge nagomba nshaka gutwira utangiye no kugaya ibyo nkukorera oya reka mugabo mwiza ntabwo nkugaye pe ariko niba Imana itaraduha umugisha w'urubyaro reka twe kwitana ba mwana ntabwo ibyo twabishinze Imana sibyo byose ni wowe warabiteye ni gute se abantu babana batabyara bishoboka Imana si iyo rabiyobeye yaduhuje ibizi ko tuzabyara none ingaruka zirimo zose ni wowe waziteye ntabwo kandi ibintu ushaka kubyumva ni imyitwarire yawe wagize uhora umbeshya ngo ni njye nyine twakundanye ngo ntitwahuye ibyo bintu se bishoboka gute wari wahinze ntabwo ndi umugore we harya ngo ni inyana y'inki biba byatewe n'umujinya ariko nyine Valence yarambe mu Cyemane uziko ayo mafaranga nari nyakeneye wumvaga ari we yaguye numvaga ari bo yamenye ari bambe uragenda utariki uno hariya Valence yanyemereye amafaranga arasa irahari ikigoryi nimaze kuza ntabwo akira Valence rero ntawe hari nyine nkuko nabikubwiye yagiye iwabo sibyo nese ko kuri seriye icyo wamenya cyo ntaje telefone narayibuze ndamuhamagara sinyibona Kora Valence n'imbwa rero tubigarukeho manje. Utongera kumwita imbwa. Nayo se reka manze nkubwire nawe hatabimbwa. Ibaze umuntu turakundana sibyo? Niba wenda n'icyo kibazo cy'amafaranga niba nana yari afite yari kubinsobanura nari kubyumva. Akanambwa ati mukecuru wanjye ararwaye. Habe no kumbwira. Nyine niyo mpamvu mbamubwira ni communication yanyu ibiri hasi mu mugikwe kugira gute kuri ukuntu mwayizamuye. Ubwo nyine nanjye hari ikintu mbonye.
ayiwe uri guseke uri gutekereza ikibazo cyose wagiye urarama ahita mvuga niyo ndaramaze naramaga ariko igihe rero ubu ngubu wabona wicaye ngo Valence ngo yaramuriye ubwirwa n'ikindi batari nyoro uri kumurya ariko se wa mugari ko namusige mwarateye imbere kujya shawe ntukajye utesa pe ariko nkugira n'inama nta kintu muri Valence ufatamo pe shana nanjye ratamaze nimba mbona ufatamo kuko Valence none nagisigara ibaze yuko menyera ko telefone kubw'ikibazo namubwiye atashatse gukemura banza ariyo mpamvu ariko ahazazira akaza uzajya kugera hanga usange nta maso agifite amenyo narayakuye muri aya mazi yarakwibye se ndamubitse nise byagenze gute zime neza rero oya ibyo nibiri hagati yanjye nawe ntabwo nabikubwira nise nye ntango ndi sheri we twawe twasheri wese nye birandeba byo mupanga no se ubyo mupanga byose arabimbwira cyangwa gahunda tugera zose arazikubwira arabimbwira sinzi yaba atarakabati yabarinjajwa mbi cyane ubundi se natarinjajwa byo ase yakuna nawe utarinjajwa yese ndinjajwa murutujajwa shori ikigori murutujajwa ndabizi nabujajwa shangiye nabujajwa ngira nyine nageze mu rugo ku mugoroba ya ahubwo se mu kazi bimeze bite ariko bose namubwiye njya kugenda ninambwiye ukuntu situation yose imeze mwana umukecuru wari urwaye urumva bishoboka ndaza kuza mani ndebe uko bimeze ndaza tuvugane sawa nari bimeze bite bari bite byawe sawa meze neza sha meze neza umukecuru amaje koroherwa mbese ibintu muri make ni amahoro kandi tutararenga utaragira ikindi kintu uvuga ngewe ni gute mbyuka mu gitondo nifurira inkweto nkazanika ngasanga wazipakiye ukazijyana ngura imyenda uraha byose ugapakira ukajyana ujyanaga ari ibyawe ubimbwira gute twese nitubyuka mu gitondo tujya guhiga hari umuntu usiga undi hano mu nzu akagenda akajya guhiga undi yicaye mu nzu ntukorera amafaranga jya w'imbwa ngo ngende mwana yumva ariko urumva iki se reka nkwereke sibyo urabona ngiye mu ntara wajya wanisigiye nasi ndemuse ko mwana reka mbanze nkubwize ukuri niba ukora amafaranga ukamara kumarira mu nda ngiye nka ariko nyamarira mu nda urumva ntabwo njye bindeba mwana kabiri kangahe utaha wasinze maze amezi angahe ngura gaze utayigura ariko njye reka njye nkwibariza umusore umbwije ukuri ni ikihe kintu wigeze utanga contribution njye nkayibura ahubwo se nicyo shyizeho contribution cyangwa kondera niki ubu maze igihe kingana cy'impa maze igihe kingana iki wawe none se ubwo ibyumweru bibiri umaze utarahangaha neza nyarajyaga ahangaha oya reka mbanze nkubaze narapfuye ntiwapfuye waryaga ibyo wahashye si waryaga ibyo nahashye okay sawa rero ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko utanahari nakwibeshaho ahubwo bro reka mbanze nkubwire aho buraza gukera njye nawe turaza gutandukana reka nkubwize ukuri nutavugurura imibereho yawe turaza gutandukana ikibazo ndibe kwibaza ngo ikibazo ufite ni ikihe ikibazo mfite ni iki iby'agacupa narabiretse urabizi maze hari nk'amezi abiri ntagasoma uri kumva ibyo ngibyo mbivamo ibyo bintu by'imyenda ibyo bintu uri kugenda bizamura n'inzika yose n'ibiki njyewe ndi nyoko ni ubwa mbere ntwaye umuntu akaza ari kuntera sitori nka ziriya nagombaga kuzitera
rimwe na rimwe ntabwo tuba tuzi situwasiyo murimo, hari igihe wanta munsi y'umuhanda. Shado amadeni aba ameze nabi, hari igihe utekereza amadeni ufite kuri purake. Nampenze rero bambwira nimero telefone igiye kunzimana 078 16 aho hashyire 7 2,500 byose mani. Hano ukuri kw'Imana rega nawe ukuntu umeze ntago hari umuntu avuga ati reka umutwarire 5 bitewe n'uko agaragara. David ariko wowe ukuntu umeze na size n'isura ufite ntago umuntu wagutwara munsi ya 5 yabahenze. Mana nyisi nanzimana pe. Reba message ariko naranje kuyohereza. Nabibonye ariko ko byagenda kose. Oh my god, telefone yanjye iranzimanye. Mota n'ubundi twabaye inshuti. Sutabana kuri telefone. Mayinite. Ndagira ngo untize kuri telefone nshyiremo nimero za sita muhamagare. Nago nzahana asigaye atuye. Telefone yinyishyuyeho umaze kunyishyura irakuze manye. Kabantu nkamwe mbakemanga mwana. Ibaze gutanyiza moto ukunda nsa n'umujura koko. Nose hari umuntu hari umugenzi wigeze kuyintwara. Nawe ntiwajya. Rega abajura biki gihe basigaye bakaraba. Mana yanjye. Nari bimbwire izo nimero nkuhamagarire. Ngaha ndeka 345. Siko sabubwo. Waba wese? None se ngenda guhahira ndakuzi. Uretse ko twarahuye muri Kigali twese tugushaka. None se nyine. None se ugutu bigabiza ibintu byanjye utanabimbye. Ako se akwene njye nari nabikubuye kwa gatandatu njya kugenda. Urumva? Ndahubwira ati muvandimwe. Ubimbwiraho gute ariko twese nakoje ngo ko dukorera amafaranga. Ni nagira basiga mu. Jewe reka ngiye nkwibaza. Mbikubwira kutigeze umbwira ati ndazigoye cyangwa sinzi guhaye. Ntiwatuje kwica nta kwihorera se. Kamwe ati ntareka nigendere. Ngira ngo wabyemeye. Yego rwose ntabyemeye. Umva bro. Guhaha muri Kigali biravuna urumva? Nutavugurura imikore ngo utangire kwiyitaho. Ntabwo dukomeze kubana nawe. Tugendane muvandimwe. Sibyo? Tumara nyaka hari gera muri 3 niba 3 n'igice. Yego. Mu byukuri ubwo najyaga mbafite akazi keza. Bafite birakabifatika. Hari kintu mburana. Nigeze kuba muri ira minsi. Nigeze nkubangamira ngewe. Ntabwo wigeze umbangamira ariko nanjye menye ko ibintu byose hari ibyo najyaga ngira gute. Hari jari zimwe na zimwe njyaga n'ubundi nsipending aho kandi zifata. Insina ngufi. Ugucibwa urukomana buri wese. Umva mbanze nkubwire. Uzongera kugira ikintu cyanjye na kimukoraho. Ukoraho na gake Valence. Abanga umutini muvura amaso kayokanira koko. Warayavuye urumva uri kureba neza. Akwenda rero. Sibyo? Ubone tuganire. Teka kwiteza abantu. Kano kanyiri kwiratana. Na akazi keza. Sinjye waguhaye connection. Basi ibyo ngibyo ntwana binshimira mwa. Yubireka. Kugushimira se bivuza kwiga. Bari n'abandi bose se. Ntacyo none ubu ngubu mbese ni hahandi ngo wari umwami ahindutse umwarimu utangiye kurya hejuru wari umwami ahindutse umwarimu ntacyo nyine sha sawa nyine none umugabo ntihabwa intebe sibyo warakoze nabigushimiye kandi ntekereza ko ibyo nagushimiye byari bihagije ikindi kandi nagira ngo nkumenyeshe ngiki ibintu byose wafashe ukabijyana ntabyo ndi bukwake ubigumane ariko ukazongera gusunutsa imitwe y'intoki ku bintu byanjye Valence. Nimba yuko nguko bimeze rero niwe ndakurandanye mugure matera yanjye rwose ugure matera yawe uko ndabona akose muri kamuzi namaze gufata n'umwanzuro urumva Vale ndagura n'akabati ibintu byose twashyiraga muri cya cyumba kindi sibyo tubishyire mu kabati urumva n'icupa rya gaze turyimuri hano muri salo sibyo yategera muri salo cyane rwose kiriya cyumba kindi nicyo ngiye kuzajya ndaramo kira ndakikurekera n'ibirimo byose ndetse kare kose ko utambwiye ko uje kureba depo ese iyo minsi bwiwe ni ntabwo ari demora se hano hepfo y'ibi bipangu gatoya ahita tugera ese ko mbona ugiye siniba makweretse ni ngombwa ngo wijyane ahubwo jya kuri moto makugeze niba ari kwa depo cyane
umwanya umuryango ibice ufite inoti ahubwo ubu nta hangaha imbere rwose kandi urebye neza n'ikindi namaze no gufataho umwanzuro sibyo ntabwo ndi bwongere kurana nawe ntabwo ndi bwongere kurana nawe uraza usase hano muri salo Lorenzo reka ibintu tureke kubigira ibya big deal sibyo ibyo nyine naye mbabyumva pe ariko kano kanya mwana yankuna yemaze iminsi ndwaje mu email urukumva udufaranga twose nayo turabizi twamucikiyeho nkaho ngo wakamfashe neza mu buryo narengarutse mu mujyi ngira ngo ndenshakishe ni nayo rero kuno kundaga hejuru muvane koko mu byuko imyaka yose tumaranye ubu nuko akwiye kunyitura ahubwo se reka manze ngubwire nubwo ngo gukora imwe nakugirije imwe nabana kugira nakubwiye hambira usubire ahubwo nzabyimenyere bacinkoni zabo ngo kuba nazamutse nta kintu uzanye ngo nibyo bintu biri gutuma kano kanya uri kugira kugira ngo uzane ikiza kitaboneka muri Kigali none se nyine watuje tugaturana kuko ntacyo bitwaye icyo nakubwiye nizere ko cyumvishe kongera gukora ku cyitwa icyanjye Valence ambo umva rero nanjye kuko uriya kumugabo nicyo bivuze ibyo ngibyo byinshi ndaje nyapagase nshakishe kumva iminsi mikeya ngewe na nyine byo ndaza kumuvugisha rimwe rimwe yajya nyumva ibyo ngibyo bigira ikibazo ikindi cyakabwo nicyo cyo kurana nabyo nyine ngiye gupagasa nshaka ko nguramo akamatera urikumva muri iki gihe cyose ubushatse ahandi nagurana kuko njye ntabwo nakongera korana n'umuntu wese gusa ko wigize ikisha yanayembwa gusa uvuye murayizi nanjye rero ahangaha ukuntu mbayeho sha wa mwana we ntabwo byoroshye nubwo mwakiriye mvuga ngo uri karumuna kanjye ndeke ko gutuma nyine uhwirahiza uhuraho uba ako nanjye ntabwo binyoroheye mfite umugabo ahangaha yambereye igisimba twamaze gushakana aranyanga ngo simbyara mbese ubu ngubu ahangaha naho ni mu ntambara utagira ngo uje muri paradizo murumuna wanjye mwana wanjye nkubwire dore ubu ngubu ndabizi ninjye nyoko ninjye so rero uraje ariko n'ahangaha uje naho ntabwo bimeze neza witwararike urumva witwararike nanjye ntabwo meze neza nanjye ntabwo norohewe bahora bavuga ngo simbyara gusa wowe byinshi uzabimenya ariko witwararike sibyo umugabo wanjye ntazagire ikintu kiba kubonaho ntazagire nyine ikintu cyatuma avuga naba kubonaho sibyo mwana yanjye warushye rimwe ntaruha kabiri numvaga njye kuguhungira wawe abonye aho uhungira ariko aho humura nanjye nzitwara nk'imfubyi nanjye nabuze aho uhungira uzi kubana n'umugabo ugushinze ngo nubyara kandi abizi ko abana batangwa n'Imana ko cyakoze mu hantu heza avuga iki se ni heza nta kibazo ariko nyine umenye situwasiyo ujemo uceceke umugabo wanjye n'ubu ntahari ariko mu gihe ahari ujye uvuga make ntabwo nzagutenguha ntase ubu koko reka nkubwire mwana wa ubu iyo ujya kwa marume koko ariko mwana yanjye kapuna rwari ruri kundemerera abavandimwe bari abakera twonse ibere rimwe none ngo ngende muri rubanda uhari erega murumuna wanjye rwose utajya ngo ni ukukwana nanjye ahangaha ni ibibazo birakomeye pe birakomeye wumve ngo nanjye mba numva nashaka ahandi njya ntabwo ari ukukwanga pe ariko nyine nanjye ndakomerewe none se ubu ngubu koko iyo ujya no kwa kanseri ko nabonye naho ari abaturanyi beza kwa kanseri ubu turabigenza gute ko uraje umbwire ngo njye no kwa Rurimesha ndakumenyesha ko nta hantu nzajya ni wowe maraso yanjye nunanirwa numva utanshaka uzanyirukane ariko nzaguma ahangaha pe nyine ndabyumva iza amahirwe mfite umuvandimwe ariko tuzaruhana twacanye muri byinshi tuzaruhana kandi ndakumva ntabwo worohewe ntabwo norohewe pe ntabwo norohewe ntabwo byoroshye ariko ndabizi
ngaho ngwino nyine ubwo reka dukomeze tugerageze ariko nyine ubwo nawe urabyumva ukuntu bimeze. hari n'igihe muri minsi nakibonera akazi suzi ko amuvuye ku ishuri maze iminsi mbona ko aho ngize ngize ibintu byo kwa purayinga byarakunze se mu minsi hari igihe nabona akazi yego urumva ko ibintu byagenda neza byakoroha nyamara witegura kuba proud yanjye uriya ufite azashira uriya mugabo ubona ngira ngo simbyara ngiki nanjye buretse hasi hejuru nanjye ngiye gushaka akazi nawe ubona akazi hanyuma twese tubeho neza. ikindi kandi hamwe n'Imana humura uzanabyara ahubwo abantu bacu barabyara ahubwo ubundi si wasanga ari utanabyara ubundi byashoboka abantu bacu bose akabyumva se sha akabyumva abahora mbya ngo ninjye utabyara ngibiki ariko buri hari igihe Imana ishobora kumwemeza akabona ndasamye akabona ndabyaye atazi nawe ukuntu byagenze aho wumva mubwire tugiye kubana hano twihangane urumva uriya mugabo ntadukuremo ijambo na rimwe ko turi imfubyi urumva nyine tube abantu nyine baba mu rugo rwe ariko atari ukubura uko tugira ntamenye ibyacu ntitubimwereke ko cyane nyine twishwe n'agahinda atazanatumenyera agashaka no kutwirukana. sibyo nzitwara nk'umuntu warangije amashuri tugende nikumbure n'igikoma ahubwo nibura urananganirije Mana nihebye.